rugo biraba ngombwa ko ari njye utunganya ibyo guteka nkamubaza kandi hari umuceri urumva ceceka nyine ndakigusobanura cya kintu hari ibintu byose hari umuceri hari iki ariko nkaba nzi ko ushobora guteka akawunga wenda papa ntayemere sibyo hanyuma ukamubaza none se wabajije papa runaka icyo turi burya sibyo ibyo birumvikana rero bitandukanye na kwa kundi impamvu tuvuga ngo twabizireyemo na kwa kundi mu rugo nta kintu gihari habe n'indagara mwirirwanye n'umugabo mu rugo mweshe mwashomereye ukajya ukumva umugore mwese papa runaka uyu munsi turarya icyo nicyo nishatse kuvuga nyine twabizereyemo kuri rwa rwego twumva unaze ubwo umugabo wa kabiri mu rugo bamwita gute abana benshi barabivuga ariko njyewe umwana mbwiye uranyoza ndi nyoko nese nahita nkubita nkashyira hariya ibyo ngibyo reka mbabwire n'abamama ba kabiri mu ngo mu byumve nta igihe cyose nimba umwana akubwiye ngo uranyozere mama cyangwa akubwiye ngo urankurira binuri mama uwo mwana aracyafite ihungabana abwo we banze umuganirize sibyo koko ubu mwoza utari mama wiwe birumvikana rero nimba umwana akubwiye gutyo ngo uranyozere mama se ni ngombwa ngo uhite ujugunya ukubite ushyire hariya nyine ibyo ngibyo urabyihanganira uba uri umubyeyi ukabashyira ku murongo ntabwo wahita ujugunya abana ngo uranyozere nyoko njye ahubwo nakomeza nkanakoza ahubwo nkakureka uburyo cy'ingurutira mama. Hello guys, turabashoje ahantu hose mwibereye mu mpande zigize igihugu ariko kandi n'abantu mwicomokeye nyine mukigira kureba hanze ukuntu byesitaye pfa kuba uri umukunzi wa Intox turagushoje Imana y'amahoro ikomeze iguhe imigisha ubugingo mbese ibintu byose tonze ibigusakazeho abanyarwanda muri rusange rero ahantu mwibereye abadukurikira abatadukurikira reka mvuge ngo Imana y'amahoro ikomeze ibahe amagara mazima ubundi muri ya mvugo ngo twiyubakire u Rwanda twifuza hanyuma rero nizere ko mwagize weekend nziza muri kubona duhura tuvuye muri weekend nizere ko weekend mwayinjoyinze ariko kandi n'abantu itagenze neza ni ukuri mwihangane ngo iminsi irasa ariko ntaduhana mbone rero no kubashimira ku bitekerezo muri kuduha ku nama ni ukuri kw'Imana ahantu muri mukunze sinzi togisi waba uvuga waba utavuga Imana ikomeze ikumira umugisha hanyuma rero njyewe mutangiranye ni Joyce umukobwa wanyu hamwe na Mr. Toto nk'uko mumuzi waramutse udese umeze neza cyane rwose weekend se ngo bimeze bite kindi yagenze neza ariko ntabwo itagendekeye neza kubera ko ngaho nyine ariko we nyine yagenze neza ashima Imana tu so rero nk'uko mubizi uyu munsi tuba twaje ngo twiganire kuri topike zitandukanye tubivuga uko tubyumva namwe nyine muduhe ukuntu mubyumva mbese namwe murabizi uyu munsi rero hari topike dushaka ko tuvugaho cyangwa se ingingo dushaka ko tuganiraho tumaze iminsi tuyitekerezaho cyangwa se mbese turabibona no mu buzima bwa buri munsi mu miryango yacu dufite topike ivuga ngo mbese ni ukubera iki umugore wa kabiri w'umugabo bamwe mu kinyarwanda tukunze tuvuga ngo ni ba mukadata sibyo ba mukaso nyine umugore wa kabiri w'umugabo kubera iki aza yanga abana cyangwa se abasanze mu rugo b'umugore wa mbere yabanje gushaka wowe urabyumva ute ngiye kubyumva hari ukuntu nyine uriya mugore uzana wa kabiri sibyo wenda hari ukuntu uvuze ngo aza yanga abana wowe ufite umugore wa mbere agusigiye sibyo navuze uri umugabo ushatse umugore wa mbere arapfuye ariko asize abana noneho njyewe nje ndi umugore wa kabiri nka mukaso nyine nk'uko babivuga mu kinyarwanda kubera iki ba mukadata benshi baza banga abana umugore wa mbere w'umugabo bashatse yasize ese koko baza babanga oya hari ukuntu rega ubundi babita ngo ni narengwe sibyo ariko
mu kinyarwanda cyiza ni uko ari ba mukazi sibyo hari ukuntu nyine umuntu uriya mudamu aza wa kabiri wenda aza afite nk'abandi bana sibyo uko yafata abana bese uko yagufatira abana b'abandi ba mbere asanze aho nyine ugasanga arabatoteza ugasanga wenda tuvuga ati nimba ariko biterwa n'umugabo biterwa n'uwo mugabo nyine uwo mugabo nyine umuzana hari igihe aza we ntabwo abibona nyine ko umukase yanga abo bana ba mbere abana be sibyo kuko yabyuka yigendera ntabyo ntazi ibiba mu rugo urukumva wo kumva nyine abo bana yaramubahaye okay mbese tugiye kugira ngo tujye ku ruhande rumwe n'urundi ese bari abagore ba kabiri ba papa bacu bose baza banga abana ba data babyaye we ntabwo ari bose okay mbese ku ruhande rwawe ntabwo ba mukadata twese tuba twanga abana umugore wa mbere wasize hari n'uzi ko bakunda kurusha njyewe rero ntabwo mbyumva iyo umugabo ashatse umugore wa kabiri akaza agasanga abana mu rugo uko byagenda kose abafata neza uwo mugore wa kabiri wowe uri kuvuga ngo ba mukadata bose ntabwo ariko baba bakunda abana ntabwo ariko bose bakunda abana njyewe rero ndemera ko ariko baba babakunda none se nimba uri umugabo ugashaka umugore ni ukubera iki yaza akakwangira abana ngo ni uko wababyaye n'abana nabo sisashye sibyo ukuntu umwana aza akavuga ati ubu ntabwo ari mama sibyo akaza yikora ibyo ashaka ati we ntacyo bamvugisha sibyo ntacyo ushinzwe hano urumva ugasanga wa mwana ahubwo wifitiye imyumvire mu mutwe none se kuba naza ndi umugore kuba naza ndi mama wawe wa kabiri tubivuge gutyo nibyo byatuma usuzugura uri umwana ngo nuko nari mama wawe cyane no hanze bamubwira ati uriya ntabwo ari mama wawe yaje kurya imitungo y'iwanyu yaje kurya imitungo ya papa wawe yigendere hanyuma se kusuzugura ndi mama wawe wa kabiri ko papa waba yarashatse ankunda ngo nze murerere abana kusuzugura biguha motivation yo kuba byavuga ngo ngiye mubyeyi nkwange ushobora kusuzugura kubera abana bose atari kimwe hari urugo wageramo abana bakagusuzugura ariko si ni ngombwa ngo n'ababyeyi nyine nk'umubyeyi nk'uko nemereye papa wanyu kuza kubarerera abana bisaba ngo nanjye hita jugunyira aho ngaho nerere iyo ngiyo nangaba icyo nshisho rero abana ni mu mutwe ni amagambo bagenda bakora hanze urumva hanyuma se amagambo y'abana akaba ahuriyeho na ba nyina babarera ngere kubwira ikintu cyica bari abana ni amagambo mu mutwe uti kubera iki wenda nzanye umugore wa mbere sibyo aragiye nzanye uwa kabiri none uwa kabiri azanye abandi bana be urumva wandi wa mbere agiye yafata mbega abana baba bafite freedom mu rugo sibyo yego ukwishyira ukizana ubagura icyo ushaka icyo bashaka bagiye bakibona ako kanya sibyo uwa kabiri azanye b'abana bagiye kwirwanira urakumva aho ngaho waba ugiye kuvuga ngo waba uri umugabo umugore wawe yamara gupfa agusigiye abana batatu ukajya gushaka se undi mugore ufite abana batatu njyewe twavuze uje ukashaka ndi umugore ndi umukobwa n'abana afite ni ukubera iki nyine nshobora kuza ndi umubyeyi ushatse ndi umugabo ngo nze nkurerere abana mbange ni ukubera iki impamvu biterwa n'imyitwarire y'abana imyitwarire y'abana se gute nibyo ndi kugusobanurira kubera iki se utafata abo bana nyine uko wabasanze ndabyumva ko abana baba barakuranye imico yabo kubera iki utafata abo bana ngo ubahindure cyane ko kenshi cyane kenshi nk'iyo umupapa apfakaye abana bari bakuru kenshi ari bakuru
bari nko mu myaka za 20 biragoye yuko uwo mupapa yongera gufata umwanzuro wo gushaka umugore. Buriya umugabo ufata umwanzuro wo kongera gushaka umugore kenshi ni umugabo umugore atabarutse amusigiye abana batoya. Mbwira ukuntu naba ndi umugore nkaza mu rugo rwawe ushatse ndi umugore wa kabiri nkasanga ufite abana barengeje 3, umwe atarengeje imyaka 8 cyangwa 7, ukambwira ngo abo bana imyumvire nzabasangana yananira ute kuyihindura? Kubera se ntabwo ahindura nayihindura n'amagambo yo hanze buriya ahantu bihindura. uzi ko umwana muhamagara ati uramuhamagara warambyaye. Oya ndabyemera. Buriya imico y'abana udashobora guhindura mu rugo rw'umugabo usanzemo, imico y'abana udashobora guhindura. Buriya umwana uri hejuru y'imyaka 10 kuzamura ntabwo ushobora kumuhindura, kandi nabwo ushobora kugenda uri umubyeyi mwiza ukamuhindura. Arakana nabajije sibyo, kana gato byatari gato umva gato ibintu yabwiye nta ndwara bitekereza nk'umuntu ukavuga ati nahe cyane babatse aka kana kamwe ibintu narakabaye se ngo biteze ni byiza iyo kumva ni gato ngo nasi ngomeze neza. None sibyo bintu ntago babyiga mu ishuri. Binyuma mubwire ngo nasi ngomeze neza usanga ntago ndakatsa nanjye meze neza nyiye twende madanye kutuganira gacha ko tuganira nakati nanjye meze neza ati se urumva kumeze ute ngo urabona ibintu atakakana none ndavuga tuhagiye kurumva kaho nga yari ari kukuganiriza. Nyine impamvu nibyo mubwira sibyo imico umuhaye akiri muto ntiyazamukana urakumva. Urabona ngo imyaka 8 ntabwo washobora kumukora ibimurimo nabimukura byaterwa nuko wisanzuranye nk'abo bana. Uri umubyeyi ugenda nimba mu rugo hari abana urumva, ubundi bivuga yuko umugore wa kabiri ku mugabo nimba yitwa kagiye gusanga abana mu rugo, nimba unagira amahane yacishe bugufi wisanzure n'abana kugira ngo nyine bakwiyumvemo nk'undi mubyeyi babonye sibyo. Biragaragara ko umwana urengeje imyaka 5 nyine wamubwira ko ari nyina, ariko nyine biba ngombwa yuko uba nyina kubera nyine ni wowe ubonetse undi aba nawe uhari. Rero mbere na mbere yo kugenda kuri bari abana b'umugore wa mbere yasize ugomba kubitwaraho neza, kuko nanjye hari icyo turi kwemeranywaho. Nanjye uje uri umubyeyi wa kabiri papa azanye, mwabona uri kufata nabi, mwabona uri kumbwira nabi, uri gukora ibihabanye nk'ibyo mama yadukoreraga, biragoye yuko nanjye nakumvira sibyo. Aho ngaho nyine birumvikana hari ababyeyi basuzugura ba mama wabo ba kabiri sibyo. Ariko se nimba uri umubyeyi, buriya umubyeyi aza akavuga mwana wanjye, wemera yuko hari umubyeyi uza, ariko reka mubwire nyine wemera ko hari umubyeyi uza wa kabiri ku mugabo urumva, akenda guhuza karagiteri neza z'umugore wa mbere umugabo yashatse. Birakunda benda guhuza kubera iki se bihakanye. Reka mubwire sibyo, uriya mugore wa kabiri uza mu rugo sibyo abifite imico ye, kereka iyo uwo mugore aje afite tageti we ifite imico ye sibyo. Nyine ndabyemera ko abantu banganya umuco. Ari nuza akakubwira ati rero mfite abana 3 nk'urugero sora bimubwiye ibyo kumuzana sibyo, arajaza abati gihe nimba muzanye mfite abana 3 mu rugo sibyo. Ibyo ngibyo baba barabiganiriyeho nyine babiganiraho, ariko akakubwira ngo mfite abana 3 mu rugo, aturemera kubafata neza nka nyina nk'icyumweru kimwe ushobora kubafata kutangira kubiyumvamo. Ariko bitewe n'imico y'ababana sibyo agenda babonamo, ushobora no kumwoza ushobora no kujya kumwoza aturangiza ari mama hoyo. None se ni ngombwa ngo urimbone, ariko ibyo ngibyo abana benshi barabivuga. Hano se sibyo mubwiye se abana benshi barabivuga, ariko njyewe umwana mbwiye uranyoza ndi nyoko, nese nahita nkubita nkashyira hariya. Ibyo ngibyo reka mbabwire n'abamama ba kabiri mu ngo mu byumve, nta igihe cyose nimba umwana akubwiye ngo uranyozere mama cyangwa akubwiye ngo urankorera binuri mama, uwo mwana aracyafite ihungabana. Abwo we banze umuganirize sibyo, kuko ubu mwoza utari mama wiwe
birumvikana rero nimba umwana akubwiye gutyo ngo uranyoza uri mama se ni ngombwa ngo uhite ujugunya ukubite ushyire hariya nyine ibyo ngibyo urabyihanganira uba uri umubyeyi ukabashyira ku murongo ntabwo wahita ujugunya abana ngo uranyoze uri nyoko njye ahubwo nakomeza nkanakoza ahubwo nkakureka uburyo ukingurutira mama wawe nyine impamvu mama bikubwira kuriya ni imico yakubonyemo reka imico yiyi iwacu witwara mu rugo nyine ntabikubwiye nimba uri umumama ugiye kurera abana batari abawe barirana urukundo rero ntabwo numva ukuntu uvuga ngo ba mukadata ngo badufata nabi ngo bagira gute ndabyemera ko hari abantu b'abamama tudashobotse ndanabyemera yewe na cyane sibyo ariko umbwiye uburyo ki ariko nawe ushyiraho akawe abana bakunanira ariko wagerageje ariko kenshi hari n'abamama bagenda bifite tageti nabo ati ngewe nimba ngiye gushaka Musa urumva ndabizi neza ko Musa afite abana barengeje 5 ariko iriya mitungo yabo ngomba kugenda nkayibyinamo tutirenganyije ko hari n'abantu twimereye uko nguko ako nyine ku ruhande rumwe dufata abana neza kuko njyewe ntabwo nshobora guhamya n'umutima wanjye ko ba mukadata badufata nabi oya njye ntabwo ukuvuga ngo kubafata nabi uzuka ikintu anaguteranya anyeranya se gute ashobora kuba turi mwana umugabo yaza ati kira uri mwana ntabwo mwite cyane atura mwana ndamutuma kansuzugura ndaragenda ubu tuvugana ubuje nawe wari bwakizamo ku buryo se waneranya kuri papa wanjye baraguteranya ibyatari kugira ngo papa nawe akagira kwanga kuba ati n'ubundi warananiye ubundi waratunaniye cyane abo bagabo namwe mujugunya abana banyu mukanga abana banyu hejuru y'abagore banyu ntabwo muzi gutekereza neza ni gute umwana nirereye imyaka 10 impamvu reka mbwire ubwo tubyumva ako kanya tubyumva tukubera iki ntabwo bamuri kumwe ntabwo mwirirwana urukumva simwirirwana wowe ubona ajya ku ishuri ntuzi ibyo yirirwamo mu ishuri ntuzi aho yiriwe ntuzi imba bagiye kwiga wowe ubona ataba ubwo se ariko nyine abagabo muri mutabana uriya mama wa kabiri usanga ari we umega umugenzura akavuga ati imico yawe uya bibaye ari ibyo ngibyo abagabo mwaba mwarabaye inganzwa ubundi ni gute umugore wa kabiri aza akakugira inganzwa mu rugo none so uba warazanye umugore ngo mufatanye ntabwo warazanye n'umugore ngo akugire cishwanu bagore ba mama abagore ba mama namwe mu byumve mufata abagabo banyu neza wibwira umugabo wawe cishwanu cano sibyo s'il vous plaît unyumve neza abagabo namwe hari ahantu mudatekereza ni gute umwana wirereye imyaka 8 9 10 sibyo ushatse umugore ku ishuro y'umwaka wa 11 aje ukwezi kumwe akakubwira Josiane ari kwitwara nabi yameze gutya na gutya irererere ukwezi kwa kabiri ukanyirukana ndi umwana wirereye akora kubwa ati umva umugore none nabyo ni wetangiye kukugurira umugabo atanya kugira abiga abo ngabo ni abapapa badatekereza aba ngabo ni nababa mama baza mwifite tageti kuko umumama muzima ufite ubwenge utekereza w'umutegarugori mwiza waremwe n'umumama wo kurema umuntu hamwe n'umugabo mubizi neza n'uburyo abana bamera sindabyara amasimbizi mubizi neza n'uburyo abana bamera kenshi muvuga ko bavuna sibyo ngo mufate umwana neza nk'uwanyu ni gute wafata amagambo mazima ukavuga uriya mwana wawe gutya na gutyo wibwira se wamubyaye ngo yitwara gutya na gutya umugabo nawe akabyuka agafata umwana akamuturumbura niba abana nyine twirirwa twibonera ku mihanda sibyo ukamuturumbura ukamujyana nyine mbese ukajugunya abagabo namwe mutekereze umwana wirereye imyaka 12 njyewe ndi umugore mwuzuye mu buzima ngize Imana urashatse nje kugufasha kurera abana ukwezi kumwe ndakubwiye runaka wawe yameze gutya na gutya arasuzugura ese we uricara ukamakinga sure ko uwo mwana wirereye umwaka umwe urengeje 2 kugeza kuri iyo myaka ese koko uritumakinga sure ko ibyo bintu yabikoze kesh biriya bintu bibaho tutatekereje
abagabo mutatekereje kuvuga kuza nkubwira ngo umugabo wanjye uriya mwana wawe ngo gutya na gutya ukahita utera hirya ukahita umwirukana. Ndakubwira ati umugore agira amagambo meza kurusha umuntu. Buse nayahe magambo meza? Nayahe magambo meza wakoresha uteranya ku mugabo umwana yibyaye? Kandi batirirwana. Reka ibyo reka nk'urugero sibyo ushaka kumbwira ati manudi wawe sibyo yirwa rwana mu ishuri nagiye ku ishuri barandegera ati ntakiga ntagira ibiki ntagikora iki ntakiza mu ishuri iyo yaje mu ishuri amanama akayagira uzagenda ure mbega azasa nabi. Hanyuma se kuki wa mugabo adatekereza ngo avuge ngo ya myaka iri inyuma kubera icyo uwo mwana atigeze abikora, kubera iki nyina atigeze ndegera uwo mwana atarapfa. Mbyumvira nyine sibyo ni ubwo kundi baza bakabateranya urukumva. None wowe ntabwo uvuga ngo naganya ngira umwana sibyo ibyo byo kuba naganya ngira ntabwo uhita ubitekereza wenda ati kuko ari umubyeyi nyine namuzanye mfasha kurera abana ubwo nibyo sibyo ukajyaho ukamubwira ati abaturage birirwa bandegera abana bawe urukumva. Abaturage birirwa bavuga ati abana bacu baratunaniye ugasanga mbega mu rugo nta mahoro ahari. Nyine ibyo birumvikana uko kuko kuba ari uguteranya. Ariko abagabo namwe muhita mwirukana abana banyu hejuru y'abagore mwashatse, mujye mubanza mu making sure mumenye ngo se umwana wanjye mu myaka 5 iri inyuma yarangiye yatambutse, ese umwana wanjye koko yigeze abeshkaga ko yakoze iki, ukahita making sure ukibaza kubera iki umwana wanjye bari kumbwira ko akoze ibi bintu aka kanya mbere yo kwirukana abana banyu. Rero abo ni ababyeyi babi baza kuko nimba ndi umubyeyi nkaza nkuregera ati Fabrice wawe gutya na gutya njye mfite ntago naje kurera please njye ahubwo mfite target ku rugo rwawe, koko nta mugore waje kubaka urugo ushobora kukubwira ngo yagize gutya na gutya ngo mwirukane, ahubwo wiwe ashobora kumufata akamuhana then yamunanira hakajyaho n'umugabo akavuga uyu mwana gutya na gutya tumuhane. Ariko umugore ubwira umugabo ngo gutya na gutya ngo uriya mwana ngo nave mu rugo nagira gutya nave mu rugo se waramuzanye. Abo ngabo nyine ni bababyeyi baba bifite target ku ngo. Ubundi umubyeyi waje kubaka wa kabiri akunda abana urukumva n'ukosheje akamuhana urukumva bitarinze kujya kuvuga ubuse wowe ukiri umwana mama wawe iyo papa wawe atabaga ahari kenshi nyine abagabo ntabwo baba bahari, wajya gukumva ukumva wenda ukoze ikintu urituye nk'umwana wo kwa runaka ukajya kumva mama wawe ngo ndabibwira se wakora ikintu umunsi ukira akubwiye nk'ibintu 100 ari kurege kuri so, kandi ndakeka muri icyo iyo so yazaga nta na kimwe yavugaga sibyo nta na kimwe yavugaga. Washaka no gukora ikintu umujinya ukamwica akata kuritura akata guhonda ubwo byabaga birangiye sibyo. Se ubu ngubu ugikosa niko papa wawe yazaga musa yakoze iki musa nyoko se yakwiriturira iyo yagukubitaga ni byarangiraga nyine ari ukuntu ubundi mpamvu uramu wakabeza atahana umwana bafite n'ubundi ni mukazi mujye mubahana n'ubundi n'abaturanyi sibyo n'abaturanyi rwakora bavuga ati niyo namuhana bavuga ati ndi mukasi. Ni mukasi se gute? Erega buriya nimba ugize amahirwe umugabo agapfakara akaza akagutereta ukamwemerera ukagira ayo mahirwe uri umugore akakumaniza akaboko akongera agasezerana uba wemereye abanyarwanda bose yuko bari abana ugiye kubarera nk'abawe kubera tutamufata yakosheje ngo umuriture umukubita agahinduka se gute? N'ubundi aba yarahindutse kera. Babagore bagera mu ngo bagahinduka baba baragiye mu ngo bafite target unyumve neza sibyo. Ariko umugore muzima uvuga ati nje kubaka nje gufasha tanazi kurera bari abana gukora bira bintu umwana yakosheje ubundi umwana akunanira nkandi urafata ukakubita ukamubwira ati ukamubwira ati kina nagize cyangwa ukamubwira mu magambo ukamubwira ati gutya na gutya ibintu ntago ari byiza. Wowe ikintu uri kumva sibyo nta ukintu kuvuga ntago uri kucyumva ni kukubwira we yanga kumuhana kuko abaturanye bavuga ati ni mukasi sibyo. None se unje nakwanga kwihanira umwana none se abaturage baravuga ngo ndi mukasi none anige yakwihorera akavuga ati reka mwore papa waza kukwihanira kubera si
kari mukase njyewe ukimbwira ati ndaguterese Joy ngwino umbere umugore nagukubita ibintu byose ntabwo bikemurwa mu nkoni twanicara tukanaganira ukabimbwira se byambuza kugukubita napanze kugukubita ko wakosheje cyangwa napanze ko wicara hasi tukaganira ubwo bazaganira hase gute ubwo bazaganira njyewe nemera neza yuko aba babyeyi tubeshyira ngo ba kabiri baza mu ngo z'aba papa wacu ba mama barapfuye mubabeshyira ngo ni babi ntabwo ari babi reka harimo ingero ebyiri zitandukanye ababyeyi ngo mwita ngo ni babi sibyo hari ababa baje atari babi uri kumva baje bifite tageti kubera twese imitima itari kimwe hari n'abandi baba biyiziye bitewe n'ibyo bashaka kwambara hari n'igihe aza atari mubi ariko ibintu asanze mu rugo akatahinduka asanze mu rugo se guhinduka gute agasanga abana yazo ko wenda azafata sibyo azafata akarera ahubwo bamubereye iki bamubereye iki njye navuze ngo ndabyemera abana bagora ni abana bari hejuru y'imyaka 10 kuzamura sibyo ariko umbwiye ute ko nkusanga kandi nabwo nakubwiye ngo aba bagabo bafite abana bakuru b'inkumi bageze no mu gihe cyo gushaka iyo bapfakaye biragoye cyane ko bongera gutangira bundi bushyashya gushaka abandi bagore uzarebe kenshi abagabo bafite undi mwanzuro wo gushaka ni ba bagabo abagore babo bapfuye babasigiye abana bakiri bato batarabona uburere buhagije batabana keya z'ababyeyi zihagije urumva mbese nawe kubarera byamuvuna ibyo nibyo navuze ni gute nasanga uri umwana w'imyaka 5 umwana w'imyaka 6 uri umwana w'imyaka 4 ukambwira ngo uriya mwana azakunanira gute kumushyira ku murongo kubera ko utamushyira ku murongo wowe iyo bikuri muri uwo mubyeyi uzi ko ugiye kubaka bari abantu bashyira ku murongo kandi bigakunda ariko iyo wifitewe n'ikindi kikujyanye uragenda ukikora tageti zawe nyine abana ukabihorera bakibiraho gutya n'ibirara njyewe bari ababyeyi ndabashyigikira yewe na cyane uko bubaka ingo ibintu byo kuvuga ngo bari ababyeyi ngo ni babi ntabwo ari babi ahubwo ngo ni mwe babi ntabwo ari babi bari ababyeyi ubwo n'abarabaza bagahinduka se nabaye baza bagahinduka reka nkubwire uko bicaye nuko bwije ikiremwa muntu turahinduka sibyo ariko iyo uri umuntu ufite umutima mwiza sibyo nene se wemera ko umukobwa nese ngiye kubaka ndeba ku baturanyi abaturanyi baraguhinduka nese abaturanyi baminduka cyangwa babireke ati bari abana ntacyo uzabashobora gute bari abana uzagira iki njyewe mbizi neza yuko uba ugiye kushaka mbizi ko wapfakaye ufite abana 3 sibyo none se mbwira cyangwa abaturage none se ubungubu umwana wanje nyine nitwa ko ari uwanjye ku kanya ko babiswa wawe azatukuwa kwa runaka ndeka kumukubita urushyi mubwira ngo biri ari bibi ngo nuko ngo rubanda bavuga ngo ndi mukase kubera iki se bibaye ari ibyo rero bibaye ari ibyo tuzi ko rubanda baduseka ngo ugiye gushakana na runaka ngo bari abana agiye kubabera mukase bibaye ari ibyo nabo mukawa data baba bariho okay nyine bazatubwira ariko njyewe ntabwo mbyemera neza bari ababyeyi ahubwo bari no mu babyeyi baza bakarwubaka rugakomera bakarera abana bagakura bakiga bakagira ute papa ibintu byose bigacamo neza ahubwo abantu buvuga yego nabyumvise ko atari bose ntabwo ari bose ariko bakamera nk'intare mu rugo kabisa abo ngabo nyine baba bafite ikintu kibaza agaca n'abantu basuri bagenda iwabo akabaca abo ngabo nyine baba bafite ikintu kibazanye njye ntabwo mbyemera yuko umugore uje mu rugo rw'umugabo ubwo ngubwo nyine tugiye kuvuga kuri ibyo rero tugiye kuvuga ku bintu bya mukadata sibyo reka tuganireho tugiye kuvuga ku bintu bya mukadata ibintu nyine by'abagore babiri by'umugore wa kabiri mu rugo njyewe mbifata mu ngero ebyiri wenda n'abakunzi bacu bazatubwira ino za fese ya mbere hari umugore wa kabiri uza mu rugo akubaka urugo rugakomera kandi rugakomera na danje yewe rugakomera rukarusha na rumwe rwa mbere sibyo kuko wenda uwa mbere abapfuye kare hari ibyo batarageraho ariko hari n'undi uzi wapipe bikanga burundu abagore ba kabiri mu rugo hari abaza ari babi ntabwo nareka kubivuga bafite umutima utamenya uko uremye ariko hari n'abaza baje kubaka siko bimeze
ibyo ngibyo pe nanabivugeho nubwo mwumvise nivugisha utuntu nanabivugeho abo bantu bariho tugiye tunabazi ugasanga abana bo kwa runaka barerwa na nuza w'umugore wa kabiri ariko ni hatari ugasanga umwana umwe avuye meje arigendeye ugasanga uwundi avuye meje arigendeye ugasanga uwundi avuye neza arigendeye waca ku baturanyi agatera ntureba aba bana ukuntu babaye kandi uriya mugore yamuzanye azi ko agiye kumurerera abana ugasanga uri n'umugore wa kabiri umugabo agutaye mu rugo arigendeye ariko biterwa n'ukuntu urugo rumeze gute biterwa n'ukuntu nawe waje njye ndi kuvuga kuri wa mumama wa kabiri uba waraje urugo aho kurwubaka akarusenya hari urugo rw'umugore wa kabiri yubaka rugakomera kandi izina riho pe na cyane kuko twese nibwo buzima tubayemo ntabwo tubayeho ngo nimba dushakanye n'abagabo turambane umwe arapfa undi agasiga iyo bibaye ngombwa rero bw'abantu wishakira undi mukikomezanya ubuzima nk'urugero ari umugabo utashye se ari umugabo utashye unaze ubwo umugabo wa kabiri mu rugo bamwita gute nyine turashaka niba bazatubwiye muri komenti niba umugore wa kabiri bamwita mukasi ubwo umugore bamwita mukanyoko ibyo ngibyo nirinze kukivuga ariko nabyo bibaho muzatubwire nyine kureba umugabo wa kabiri bamwita mu rugo bibaho hari ukuntu nyine umugore yipfakarira ngo nyine iyo ushyize mu kiremwa muntu ngo abagore kwihangana kwacu kurakubiye urikumva rero ukahita wishakira umugabo sibyo rero uwo mugabo nimba bamwita ariko uwo mugabo nyeka atameze nk'abagore umugabo wa kabiri ntabwo ameze nk'abagore ba kabiri nyine nanjye ndakubaza abamushatse baba bashakanye nimba bamushatse nimba bamusize ate ese ugaramushaka aho yawe nimwe mujya gutereta nose kakubwira ubu waza ukambwira ati umugabo wanjye nawe yarigendeye hari abagore ducanye ku maso ahubwo wita umwinjira zakoze ingore mugati ni umwinjira ari umwinjira wa kabiri wa mama wawe ariko abinjira ntago bafata nabi abana abagabo ntabwo mujya mufata abana nabi yego nabo babaho kubera turi abana urasetse babaho ni ukuri ariko kenshi ni ukuri kw'Imana abagabo pe ndabavugiye ntabwo mujya mufata abana nabi ariko ahubwo ahantu reka n'abamama ntabwo bafata abana nabi biterwa n'abana basanze nyine uza ahantu aho ngaho tubyemeranyaho umugore ashobora kuza bitewe n'uburyo yiremwemo bitewe n'icyamuzanye bitewe n'uburyo ameze nyine urugo rukadogera kubera ngo buriya njya numva abantu bavuga abantu bakuru ngo buriya kenshi 90% wenda ku ijana urugo ruba rugizwe n'umugore rero urumva bari abagabo umugabo ni icyuzuzo ni icyuzuzo cyangwa umugore ni icyuzuzo simbizi bazatubwira ariko kenshi nyine mwebwe abagabo mubereweho gutuma tubaho cyangwa se tubona ibyo dushaka urumva umugabo avuga ngo sishaka ko umuryango wanjye wicwa n'inzara wambara ubusa mibereyeho no kudukorera ariko abagore navuga ngo tuba turi mu rugo dukurikirana ibintu byo mu rugo nyine ku buryo musanga biri ku murongo ariko nkabikurikirana simburara uko byagenda kose none se njyewe hari ikintu cyanangaje ushobora kuba wirirwanye n'umugabo mu rugo urumva ukajya umugabo ari mu rugo ukajya kumva none se ngo papa runango turarya umugore mu rugo ugasanga wirirwanye n'umugabo mu rugo uri umugore ukajya kumva ngo ese papa runango turarya ntabwo nabyo birashoboka nyine biba impamvu twebwe abagore twizerera mu bagabo oya erega hari igihe ushobora kumubwira impamvu bamubaza ahubwo kariya kantu ko ni keza bakora kariya kantu ni keza hari igihe ushobora kumubwira ati nk'urugero ntajya ataha saa sita sibyo akenshi bira mu maresitora hari igihe bahanga no kurya akinywera amata cyangwa nako gafanta agatuza sibyo nk'umubaza ati ngo ushaka ntabwo ushobora ngo turarya iki ushaka kurya iki
oya ntabwo ngo turarya iki we hari ikintu uri kwitiranya aho ngaho umugore ubaza umugabo ngo ushaka ko turya iki uyu munsi sibyo nta kintu aba aherutse kurya reka nabyo birashoboka biriya bintu ni nk'uko nese ngeze hari igihe bimbaho wenda niriwe no mu rugo uwo munsi nakoze ugasanga wenda kubera mbana n'ababyeyi umugore n'umugabo n'abana ugasanga wenda n'abandi bavandimwe ugasanga mamagaye wenda na mama w'umwana uwo munsi wenda niriwe mu rugo biraba ngombwa ko ari ibyo tunganya ibyo guteka nkamubaza kandi hari umuceri urumva ceceka nyine ndakigusobanura cya kintu hari ibintu byose hari umuceri hari iki ariko nkaba nzi ko ushobora guteka akawunga wenda papa ntayemere sibyo hanyuma ukamubaza none se wabajije papa runaka icyo turi burya sibyo ibyo birumvikana rero bitandukanye na kwa kundi impamvu tuvuga ngo twabizereyemo na kwa kundi mu rugo nta kintu gihari habe n'indagara mwirirwanye n'umugabo mu rugo mweshe mwashomereye ukajya ukumva umugore mwese papa runaka uyu munsi turarya icyo nicyo nishatse kuvuga nyine twabizereyemo kuri rwa rwego twumva ushobora kuba urwaye na malariya nakubaza ngo turarya iki hari ahantu nagiye gusura urumva gita numva umupapa waho arwaye nyine hari ukuntu abaganga papa mwananiwe atanyine yahinduwe yirirwa yiryamiye avuga ati uyu munsi nta kazi ndi bugemo cyo kumva umumama mwese ngo papa runaka karame uyu munsi turarya iki noneho nyuma yaho njyewe nari se nuza ati karame ko wajije papa runaka ngo turarya iki yakoze uyu munsi yigeze ajya mu kazi kumubajije ngo turarya iki none nari kubibaza nde none wari kubibaza nde rero wa mwana we umugabo aba ari umugabo aturebe ko tutarya kandi twarariye kandi numvaga uwo munsi biri bunyure mu zindi nzira kugira ngo turye kuko uwatugaburiraga yari arwaye hari abantu bitungiwe n'uko barya kubera babyutse bagenda sibyo ararwaye njye numvaga uwo munsi turi buce izindi nzira za panya tutazi kugira ngo tubone imirire saa sita njye nikubitiye imyaka nabonye turiye njye numvaga bitari bushoboke kubera iriwe waryana rero niyo mpamvu abagabo twabizereyemo no mu rwego rutangaje rero wese umugabo ni umutware w'urugo ntababwira iki kuzi ko iryo zina n'abandi bagomba kubwirwa ubundi Imana njye navutse ariko bavuga Imana ikibisabanye ikavuga ngo mwise umugore nawe mwise umugabo byari bibaye byari hareruye irabizi ntabwo nta n'umwe napfa no kubimenya hanyuma rero guys mwabyumvise rero murazi kuduha ibitekerezo ariko nk'uko nyine twagiye tuburana namwe murabizi yuko hari abamama ba kabiri baza ni ukuri banga abana banga iki basuzuma abantu nyine mudukurikirana mukaduha ibitekerezo turabashimiye abantu mutureba mukipowera turabashimiye n'abantu mwikorera igikorwa cyo kuvuga ngo uyu munsi ndabahagurukiye nakigenda namwe muduca intege ni ukuri ko Imana turabashimiye kuko baba bafashe umwanya wabo wo gutekereza bakaduca n'intege baba bafashe umwanya wabo wo kubireba urukumva bagakuramo inkuru urumva bakavuga ati rero bari abana birirwa bicaye hariya ntakiryo ibyo byonyine ibyo bintu Imana biravuna kurusha wa wundi urumva biravuna kwicara ukareba inkuru ukavuga ngo turiya twana se gutya na gutya uko bajya babivuga biravuna kurusha wa muntu uzicara akareba inkuru agatandika mukomereza urumva arabongoje wamagara inshuti yanjye aramamagara ntutse kutandika ngo ya ngo ndashaka kubikwibwirira ndetse kubera iki wowe ngo ndashaka kubikwibwirira ngo biriya bintu ngo mukora nabyo ni byiza urumva ngo ni byiza turabashimiye rwose ni byiza cyane ndetse ibyo wajya ukandikamo hariya muri comment ngo ya ngo ngende ndashaka kubikwibwirira njye mujye muhindura gutya na gutya turamushimiye ni ukuri kw'Imana nyine bari abantu turabashimiye abantu mwese twabashimiye pe yewe nyine abantu benshi twabashimiye musa sibyo yewe na cyane ariko n'abantu nyine mwumva ko ahantu tuba twaje kwicara
tuba twaje mu busa namwe turabashimiye n'uburenganzira bwanyu mukomereza aho ngaho nta gihe na kimwe nese ubundi bamugani muraduca intege tutagira nimba nta ntege dufite murimo munaziduca tutazifite ngo bigende gute mukuvuga ibintu muri gukora kwekwe nta kigenda nyine muraduca ibintu namwe bidahari sibyo so rero mureke mbabwire aka kanya kanjye mba nafashe nkicara hano sibyo ni akanjye sibyo ahubwo mwebwe muhindure intekerezo zanyu so rero ikindi navugaho babyeyi barezi bacu mukuri Imana mukomeze mube ababyeyi beza ku bana mugandukira abagabo sibyo ababyeyi gito se babura ako twiki mwumva ko mushaka ibintu byiza gusa ako nge mwaranyabiye namaze kumenya ko muri iyi si hari ibintu bibi n'ibyiza mu gihe narapfa kandi ngo ni kuzimu bizakubitana no mwijuru ni daje urumva rero mbese naho tuzahungira nimba reba bavuga ngo ikuzimu hari umuriro ni gute mwisi habura boro mwisi habura boro ikibazo kandi ikuzimu hari umuriro mwijuru ho ngo n'urundi rwego urukumva ndetse mwisi yo murimo mushobora kuvuga ati kindagitwarara gutya ikuzimu ko raku ni umuriro ngo dumbure rero murumva rata nahababwira iki ariko rata turabashimiye kandi na cyane babyeyi mukomeze mutubere ababyeyi beza nk'abana mukomeze mwite ku bagabo banyu mbese noneho byongeye umunyarwanda ntabwo muzi diaspora we ni urundi rwego aho byongeye umunyarwanda reka twubake umuryango twubake n'u Rwanda ubundi ibindi byo ni iby'Imana hanyuma rero reka mbabwire ngo Imana y'amahoro haba hagiye gucamo iminsi myinshi tutacaha ya danje iyi minsi duhereye uyu munsi kugeza ku cyumweru Imana y'amahoro y'ubugingo y'ibyishimo y'ubutunzi kira kitu cyose muzi yifite ubwacyo yifitiye igenda ibihere ako nanjye itasize imbanzi nyine ndi kuvuga abakunzi bacu nyine babakunzi mwirebera mukandika igenda ibihera ubundi ikindi kintu nasabira abanyarwanda muri rusange umuntu wese uzi ko ari tw'umunyarwanda waba uri mu ndi itaravuka waba uri hanze Imana y'amahoro ibihere ubugingo ibihere n'umutekano mu gihugu cyacu ubundi bindi igiturire n'abayobozi reka bari abayobozi bo ni urundi rundi byihorere bariya turindire n'imiryango impamvu najya mvuga kuri bari abagabo abo njya mvuga kuri bari abagabo abayobozi b'u Rwanda nabo njya mbavugaho uzi impamvu najya mbavugaho njyewe ntabwo ushobora kubona ikintu mbavugaho byonyine utarinze no kubibwira Imana irabyikorera nyine ngo ni Imana y'abanyarwanda none sinzi mbere yigeze kumbwira ngo Imana ngo mba yirirwa i Burundi ngo mu Rwanda nimba ngo irarwa handi igatahirwa handi ubundi ako kantu nyikumva hareruye ukora muragize karaka buriya mugani wowe utarebye ubona Imana idakunda u Rwanda cyane ako hatagira ibindi bihugu binyumva nabi namwe irabakunda ariko twe turi kwivugira u Rwanda rwacu ubu namwe ahantu mwicaye murabona iri kuvuga gutya turabashimira cyane nandi kumwe na Joy umukobwa wanyu umuhererezi nandi kumwe na Joy mu kiganiro aya ndi umuhererezi yego si ibyo se umva ibindi bana baba umugisha